Muraho neza bene data, ndabasuhuje cyane, amahoro y'Imana abane namwe. Nshimye Imana cyane kubw'uyu mwanya mwiza tubonye w'ijambo ry'Imana, kandi namwe ndabashimiye abafashe umwanya kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, kubera ko ijambo ry'Imana ari ubuzima, kandi ko ijambo ry'Imana ari ryo rituma tubasha gukura tukagera ku kigero gishyitse, tukaba dufite ibikwiriye byose kugira ngo tubashe gukora imirimo myiza dukwiriye gukora nk'abakristo. Nshimiye abaduteguye ko ari twe turi buganire ijambo ry'Imana. Muranyihanganira, nateguye hano hari imvura, harimo inkuba, nubwo imvura isa nk'iyari igiye hejuru, ariko muranyihanganira, ndakeka ko turi kumvikana neza nta kibazo. Hanyuma nshimye Imana kubw'uyu mwanya mwiza mwampaye. Bateguye ko ari twe turi buganire ijambo ry'Imana, si uko ari twebwe bahanga muri ryo, kandi si uko ari twe turizi cyane, abari bahari ni benshi bakagombye kuganira ijambo ry'Imana, ariko nshimye Imana ko natwe tubonye uyu mwanya, kandi dukwiye kuwukoresha nta kuwupfusha ubusa, kubera ko harimo ibihembo. Hanyuma mbahaye ikaze mwese rero abafashe umwanya wabo kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Muranyemerera mbanze nshima Imana. Nagiye ku ishuri, bisa nkaho nyine mba ntandukanye cyane namwe ukuntu, kubera ko iyo ndi hano ku ishuri mba meze nk'uwinjiye nko mu yindi sosiyete, nyine harimo ibindi bikorwa bitandukanye, bigatuma ntabasha gukurikirana neza ibikorwa byacu by'agatano. Ariko nshimye Imana ko yabanye natwe muri uyu mwaka wose tumaze nka Pray Now Youth Group. Dushimye Imana cyane ko yabanye natwe. Nanjye ndishimye cyane kuba tumaze umwaka. Mu by'ukuri twari tujya gutangira, twabonaga nyine turi bakeya, twumva ducitse intege, ariko ndashimye Imana cyane ko yaje kudushyigikira, iki gikorwa ikagitera imbaraga kandi kikagenda neza. Twaba tumaze umwaka. Iki ni ikimenyetso y'uko n'ibisigaye byose izabikora. Hanyuma turashimira abantu bitanze cyane. Njye ntabwo nakunze kubaho ngaho cyane, ariko by'umwihariko nshimiye David, nshimiye Oscar n'abandi bagenzi babo bagiye babafasha, cyane cyane abo ngabo rwose mwabaye abagabo kabisa, mwahagaze aho abantu benshi batari, mukurikirana ibintu kandi bigenda neza, mworoganiza ibintu biba bizima. Imana itagikiranirwa izabahembe rwose, kuko mwaritanze cyane, murakora cyane bigaragara rwose, mukwiye guhembwa n'Imana kubera ko itagiriganya. Twabonye byinshi muri uyu mwaka. Tujya kubitangira twabitangiye duhari twese, ariko dushimye Imana ko uko twatangiye ubu ngubu twese dufite amashuri, twagiye kwiga muri za kaminuza. Ari njyewe nari ntarajya ku ishuri, na ba David na ba Oscar ndetse n'abandi. Dushimye Imana ko yadukoreye byinshi muri uyu mwaka. Mu by'ukuri tugiye tureba twitegereza imirimo Imana iba yarakoze, ibyo Imana iba yarakoze bari byinshi kandi biba bihari. Dushimye Imana cyane ko yabanye natwe, kandi dushimiye buri umwe wese wagize uruhare kugira ngo iyi Pray Now Youth Group ibashe gusucceedinga neza, kandi twizeye ko twese dushyize hamwe ibintu bizagenda neza. Dushimye Imana cyane ko ikomeza no kubana natwe no mu bundi buzima busanzwe, ikatugirira neza atari uko tubikwiriye, ikabikora ku bw'ubuntu bwayo gusa n'imbabazi zayo. Imana ishimwe. Dushimye Imana cyane kubw'ibyo yakoze byose. Rero ari nayo topic dufite muri kuno kwezi, ivuga ngo gushima Imana bihoraho. Mu by'ukuri dukwiye gushima kugira ngo Imana ibonereho idukorera n'ibindi byose bisigaye. Reka dutangire rero, tureke gufata umwanya munini, dutangire dusenga, hanyuma twinjira mu ijambo ry'Imana. Ntabwo ndi gufata umwanya munini kuko abambanjirije barivuzeho cyane. Imana tugushimiye kuri Imana ikomeye, tugushimiye kugira neza ibihe byose, kandi kuri Imana itangaje, kuri Imana ihambaye. Tugushimiye kubw'uyu mwanya mwiza wongeye kuduha. Duciye bugufi ngo twese kandi dutunganye, dore twebwe turi abana b'abantu, ntidukwiriye ibyo dukora, ibyo dutekereza, ibyo twibwira, ibyo tugambirira, akenshi tujya kure yawe. Ariko turagusabye ngo twese kandi dutunganye, uduhe kuba focused muri uyu mwanya w'ijambo tugiyemo, tubashe kuganira ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe ritubere itara, ijambo ryawe ribashe kugira icyo rihindura mu buzima bwacu. Mwami ngaho ngwino ubane natwe, udushigikire mu izina ryawe Yesu, tubisabye nk'isuye kubikora. Amen. Dufite topic nk'uko twabivuze muri uku kwezi. Dufite topic ivuga ngo gushima bihoraho, gushima Imana bihoraho. Nshimye Imana cyane kubabanje. Mu by'ukuri nagerageje kubakurikirana, bavuze ibintu byiza cyane, kandi iyi topic nanjye naje kumva mbaye interesting muri yo, kubera ko ni topic tutari dusanzwe tuzi cyane. Ariko nshimye Imana cyane ko yahishuriye
Oscar kugira ngo ayidutegurire. Mu by'ukuri nanjye nigiyemo byinshi, abagiye bayituganiriza bavuze ibintu byiza kandi byinshi. Iyi topic nanjye nahise numva nyikunze rwose, kubera ko gushima Imana twari tuzi ko ari ibintu nyine dukora gusa biri aho, ariko ntitwari tuzi ko gushima Imana biruta n'isengesho. Imana ishimwe rero kubw'ibyo ngibyo. Hanyuma Oscar yatangiye atuganiriza tubwira gushima Imana bihoraho icyo ari cyo. Mugenzi wacu Alan, Imana impumugisha, nawe yatuganirije rwose atubwira ijambo rikomeye cyane. Aratubwira ngo gushima Imana ngo ni urufunguzo rwo kugira ngo twinjire mu bitangaza, cyangwa se rwo kugira ngo tubeho ubuzima bwo kubona ibindi bintu byinshi. Yavuze ngo gushima Imana ngo yavuze ngo it is a key to the miraculous. Ndakeka ariko yavuze. Imana impumugisha cyane, nawe kakana nako karamfashije. N'abandi benshi bagiye baganira kuri iri jambo. Hanyuma nanjye ntabwo ndi bufate umwanya, ndaganira ku tuntu tubiri gusa. Akambere turaza kuganira gushima Imana nk'intwaro yo kunesha mu buzima. Icyo ni icyambere. Icya kabiri turaza kuganira ku kintu kivuga ngo gushima Imana bituma tugera ku masezerano cyangwa se ku ntego zacu, bigatuma dutera imbere tukagera ku byo twifuza kuzageraho. Nibyo bintu bibiri byonyine gusa turi buganire tudafashe umwanya. Nari mvuze ngo icyambere turaganira ku gushima Imana bihoraho nk'intwaro tugomba gukoresha mu buzima. Turaza kwifashisha icyanditswe kiboneka mu Ngoma za kabiri, igice cya 20 umurongo wa 21. Ariko iyi title yacu cyangwa se insanganyamatsiko dufite nk'uko bagiye babidusomera tuyisanga mu Batesalonike ba mbere ibice 5 umurongo wa 18. Haravuga ngo mu bibaho byose muhore mushima kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Amen. Hanyuma tugiye kuganira ku kintu cya mbere turi buhereho, kiravuga ngo gushima Imana nk'intwaro yo kunesha mu buzima. Gushima Imana bishobora kuba intwaro ushobora gukoresha ukarwana n'ibitugerageza byose muri ubu buzima. Dusomye mu Ngoma za kabiri igice cya 20 umurongo wa 21 aravuga ngo nuko amaze kujya inama n'abantu ashyiraho abo kuririmbira Uwiteka bagahimbaza ubwiza bwo gukiranuka kwe, barangaje imbere y'ingabo bavuga bati nimuhimbaze Uwiteka kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Amen. Ahangaha ni igihe Abayuda bari batewe. Iki gihe Abayuda bari bayobowe n'umwami Yehoshafati. Hanyuma bari batewe n'ingabo z'Abamowabu n'Abamoni hamwe n'abandi ngo ni Abamewunimu nimba nibuka neza. Utangiye kuri iki gice mu ntangiriro zacyo urabibonamo. Hanyuma umwami Yehoshafati amaze kureba abona ko batazabasha kurwanya ababanzi babo, yumva atewe ubwoba cyane. Ngo bafata umunsi wo kwiyiriza babaza Imana ngo se ko twumva dutewe ubwoba tutazabasha kunesha ababisha bacu. Ariko icyo gihe Imana yarabiyeretse irababwira ngo mwitinya kuko umunsi w'ejo urugamba atari urwanya ahubwo ari urwanjye, ngo mwebwe gusa muzaze murebe. Umwami Yehoshafati rero nawe nta kindi yakoze. Hano kuri uyu murongo batubwiye ngo yafashe abantu baririmba bahimbaza Imana, bagenda bashima Imana bavuga kuko imbabazi z'Imana zihoraho iteka ryose, bagenda bashima Imana kuko ari Imana y'ubwiza, bagenda bashima ubwiza bwayo. Ibyo ngibyo byonyine gusa bituma batsinda ku rugamba, bituma banesha ababisha babo kandi batigeze barwana. Ababisha babo gusa ngo bo basubiranyemo baricana hagati yabo, hanyuma urugamba rurangira gutyo, birangira Abayuda batsinze. Mu by'ukuri si uko bigeze barwana, ahubwo bo icyo bakoze ni ugushima Imana, bakaririmba ko imbabazi zayo zihoraho, bakaririmba ko ari Imana ikomeye, bakaririmba ubwiza bwayo gusa. Ibyo byonyine bibabera nk'intwaro yo kunesha, bituma banesha ababisha babo. Mu by'ukuri nituba turimo turashima Imana, tujye tumenya ko turi gukora ikintu gikomeye, tujye tumenya ko ari intwaro dufite ishobora kutuneshereza ibindi bintu bitandukanye. Nugeraho wumva nawe ushobewe, nugeraho wumva utashobora kwirwanirira, uzajya uvuga ko Imana ari yonyine ishoboye, uzajya uvuga ko Imana ari yonyine y'inyembaraga, wemere acknowledging uvuge ko Imana ari ishoboye byose. Icyo gihe Imana izagutabara. Gushima Imana kwawe kuzaba kuba intwaro kuri wowe, ku buryo bizatuma unesha buri kimwe cyose uhanganye nacyo. Murakoze cyane. Iyo ni akantu kamere tumaze kuganira, gushima Imana nk'intwaro tugomba gukoresha mu buzima tunesha. Nizere ko turi kumwe. Reka dukomeze ku ngingo ya kabiri. Ingingo ya kabiri nari navuze ngo gushima Imana bituma tugera ku masezerano yacu, cyangwa se tukagera ku ntego zacu, cyangwa se tukagera imbere aho twifuza kugera kuri destiny zacu.
Turaza kwifashisha urugero nabwo ruboneka mu gitabo cyo kubara igice cya 14 uwo murongo waho wa 26 niwo duheraho tugeze kwa 28. Kubara 14 26 28. Bibiliya iravuze ngo Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, nzageza he kwihanganira iri teraniro ribi rinyitotombera? Numvise kwitotomba kw'Abisirayeli banyitotombera, babwira uti Uwiteka aravuga ati, ndahiye guhoraho kwanjye kuko ntazabura kubagirira ibyo mwavugiye mu matwi yanjye. Amen. Turasubiramo kugira ngo tubyumve neza. Ni igitabo cyo kubara umurongo igice cya 14 duhere ku murongo 26 tugeze ku 28. Aravuga ngo Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, nzageza he kwihanganira iri teraniro ribi rinyitotombera? Numvise kwitotomba kw'Abisirayeli banyitotombera, babwira uti Uwiteka aravuga ati, ndahiriye guhoraho kwanjye yuko ntazabura kubagirira ibyo mwavugiye mu matwi yanjye. Amen. Iki ni igihe ubwoko bw'Abisirayeli bari bitotombeye Imana, bari bageze mu butayu, hanyuma bahura n'ibibagerageza byinshi, baravuga ngo se ngo Imana yatuzanye kugira ngo dushirire mu butayu, ntiyakaba yaraturekeye muri Egiputa tukagumayo tugakoreshwa imirimo y'agahato ariko tukirira inyama zaho tugakomeza tukarya ibiryo byiza byaho byo muri Egiputa. Icyo gihe rero bitotombera Imana. Mu by'ukuri kwitotomba ndaje mbibaganizaho mu kanya gato, nigeze kubivuga igihe kimwe ariko ndibuka ko atarimo hano nabivuze. Undi kwitotomba imbere y'Imana ni bingana n'ubusabe. Kwitotomba buriya ni nk'isengesho. Iyo witotombeye Imana cyangwa se uritonganya mu mutima uvuga ngo Mana n'ubundi ngo ngiwe birekanga ibi ngibi ngo wabigize gutya ngo kugira ngo bigende gutya, ukitotomba muri make. Ndakeka kwitotomba ari ijambo ryumvikana cyangwa se kwivovota. Icyo gihe ni ukuvuga ngo hari ibintu Imana yagukoreye, nk'urugero Abisirayeli Imana yari yabakuye muri Egiputa bageze mu butayu bari mu rugendo bagana i Kanani. Bo ntibashima Imana ibyo imaze kubakorera, ahubwo barivovota, baritotomba, baravuga ngo ese ngo kuki turi aha ngaha, ngo inzara igiye kutwicira mu butayu. Ntibashima Imana ibyo yabakoreye, ahubwo barivovota, baritotomba. Icyo gihe niho hano Imana ku murongo wa 28 yavuze ngo babwira uti Uwiteka aravuga ati, ndahiriye guhoraho kwanjye. Umve Imana ukuntu yirahiriye, ikavuga ngo irahiriye guhoraho kwayo yuko itazabura kubagirira ibyo yumvishe basaba mu matwi, ibyo yumvishe mu matwi yayo basaba. Nkuko namaze kubivuga ngo kwivovota bingana n'ubusabe cyangwa se kwitotomba bingana n'ubusabe imbere y'Imana. Amen. Ni ukuvuga ngo banze gushima, ntibigeze bashima Imana aho ibagejeje, ahubwo baritotombye, baravuga ngo baritotomba imbere y'Imana. Hanyuma Imana urabizi iyo witotomba uvuga ngo niyo bireka ngo ibi ngibi n'undi ntacyo byari bimariye, ngo ngo utatujyana muri icyo gihugu ngo ntacyo byatumarira. Kandi abo bose bavuze gutyo, nk'uko Imana yavuze ngo yari irahira guhoraho kwayo yuko itazabura kubagirira ibyo bavuze, ibyo basabye mu matwi yayo. Abo bose bavuze gutyo. Turabizi twese ko bose bapfiriye mu butayu, nta n'umwe wigeze ugera mu gihugu cy'isezerano. Mu by'ukuri umva ko kwitotomba kwabo kwabaye nk'isengesho imbere y'Imana. Imana irirahira avuga ngo sinzabura kubagirira nk'ibyo mwasabye. Amen. Ahantu tuhumve neza. Mu by'ukuri nujya wumva ugeze aho wihebye cyangwa se wumva aho umujinya uzamutse, yego turabona abantu kamere yari izamuka, ariko uzirinde kwitotomba imbere y'Imana. Ube watobora ukavuga mu kanwa kawe, ukatura ukavuga amagambo atari meza, kuko icyo gihe uba witotombye kandi ari uvuga ibintu bitakwiriye, bitari byiza. Ibyo ngibyo Imana ikabyumva nk'ubusabe. Amen. Nkuko byabaye ku Bisirayeli, baritotombye hanyuma bose bashira mu butayu, ahubwo abana babo the new generations babaturutseho nibo bageze mu gihugu cy'isezerano. Ariko buri umwe wese witotombye ntabwo yigeze arenga muri ubwo butayu, bose babupfiriyemo. Amen. Mu by'ukuri rero natwe tujye tureba tubari imigisha y'Imana. Muri ibyo yaravuze ngo bariyo migisha yose ngo ntusige n'umwe ngo uyibare ngo rega ni myinshi yo gutangaza. Ibyo Imana yadukoreye mu by'ukuri birahari, ni byinshi. No kuba byonyine dufite amaguru abiri tugenda, hari benshi hano hanze tubona badafite amaguru yo kugenda, hari benshi tubona badafite amaso ngo babashe kureba, hari benshi bafite amatwi batumva, hari benshi bafite ubumuga butandukanye, babana n'ubumuga butandukanye. Ariko ibyo byose wowe ukaba uri muzima. Icyo ngicyo ni ikintu gikomeye nacyo ukwiriye gushima Imana. Amen.
aho kugira ngo witotombe, kugira ngo bitume nawe Imana igusubiza uko kwitotomba kwawe. Mu by'ukuri twige gushima Imana, kuko gushima Imana, iyo dushimye bituma Imana ngo birayisunikira, bisunika Imana bigatuma birayipushinga, bigatuma idukorera n'ibindi, kubera ko gushima Imana bihoraho ni ubuzima dukwiye kubamo kandi bimeze nk'isengesho. Nanjye ngukoreye ikintu n'abana b'abantu, tugiye kubana n'abantu, ngukoreye ikintu ukanshimira, n'ubutaha mba numva ndi furi rwose, mfiringa furi kuba nakongera nkagukorera n'icyo kintu. Ariko iyo ngukoreye ikintu nkabona ntushimiye, ubutaha nanjye sinzi uko hari imbaraga zansunikira gukora icyo kintu. Amen. N'Imana rero nuko imeze, iyo ikoze ikintu tuba tugomba gushima kugira ngo n'ibindi byose izabikore. Amen. Kuko iyo ushimye Imana, Imana irishima, nicyo ikeneye. Oscar yatubwiye ngo tugomba gushima Imana kuko ngo tubihamagarirwa. Imana ikeneye ko tuyishima. Amen. Batubwira impamvu zituma dukwiye gushima, ibyo ngibyo barabitubwiye. Mu by'ukuri mureke tujye dushima Imana, tumenye ko mu by'ukuri Imana ari Imana yo gushimwa. Kandi Zaburi we yaranditse, muri Zaburi Dawidi yaranditse aravuga ngo mushime Imana ngo kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose, ngo tuyishimire ngo ukwiriye, nubwo tutayishimira ngo ku byo yakoze gusa, ngo tuyishimire kuko ari Imana gusa ikwiye gushimwa, kuko ari Imana ihambaye. Amen. Biranditse muri Zaburi igice ni icy'107, duhere ku murongo wa mbere, haravuga ngo nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Ibyo byonyine gusa bikwiye gutuma dushima Imana. Mu by'ukuri sinzi niba tujya turekonesa ngo tubanze turebe imbabazi z'Imana ku buzima bwacu. Njyewe njya nkunda kubirebaho cyane. Mu by'ukuri ugize ngo urebe amafuti abana n'abantu tugira, kandi urebe uburyo Imana itubabarira, sinzi ko ubwenge bwacu bwabasha kubitwumvisha. Nasomye ijambo mu maganya ya Yeremiya igice cya 3 ku murongo wa 22 ngira ngo haravuga ngo imbabazi z'Imana ngo nizo zituma ngo tudashiraho, ngo kandi ngo zihoraho, ngo hepfo bakavuga ngo zihora zunguka, ngo zihora ziba nshyashya, nguko bwije nuko bukeye, nguko umunsi uza, ngo imbabazi z'Imana ngo zigenda ziba nshyashya ku buzima bwacu. Amen. Mu by'ukuri byonyine ibyo ngibyo bikwiye gutuma dushima Imana. Pawulo we yaranditse aravuga ngo dutambe igitambo, ngo dushime Imana ngo nk'igitambo. Ngo gushima Imana bikwiye kuba nk'igitambo dutambira Imana. Amen. Kera bajyaga batamba ibitambo kugira ngo bababarirwe, hanyuma umva ko natwe dukwiye gushima Imana kugira ngo bimere nk'igitambo dutambye imbere y'Imana, kuko Imana ngo intebe yayo biranavugwa, ngira ngo byanditse muri Zaburi, sinibuka iyo ariyo, ngo intebe yayo ngigoswe ngo n'amashimwe, ngo intebe ngigoswe ngo n'amashimwe. None se ni gute twaba tudashima Imana kandi Imana ikwiriye ishimwe? Amen. Ndabashimiye cyane rero, ngera ku musozo nk'umwanzuro. Insanganyamatsiko twari dufite muri uku kwezi iravuga ngo mu bibaho byose dushime Imana kuko ni Imana idushakaho. Waba uri mu bihe byiza, waba uri mu bihe bibi, wige kubaho ubuzima bwo gushima Imana kuko nibyo Imana idushakaho. Amen. Kandi dukwiye kuba dukora ibyo Imana ishaka kugira ngo natwe ibyo dushaka tubigereho. Ndabashimiye cyane rero mwese mwafashe umwanya, ijambo ry'uyu munsi ribafashe kandi ribaganze. Buri wese agerageze kwiga ijambo ry'Imana kandi afata imyanzuro. Nimba tujya dusoma ijambo ry'Imana, tugerageze guhindurwa naryo, tugerageze, kuko ijambo ry'Imana niryo twatangiye tubivuga, tubavuga ijambo ry'Imana niryo rigomba gutuma tugera ku kigero gishyitse, tugakora imirimo myiza yose dukwiriye gukora muri Kristo Yesu. Ndabashimiye cyane mwese mwafashe uyu mwanya kugira ngo tubane mu ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Murakoze.